Yesu ashimwe cyane bene data bakunzi b'Ikamba Karvari TV. Ndabararikiye gukurikira iyi nyigisho kubera yuko ni inyigisho igiye guhindura ubuzima bwawe, nutega amatwi kandi n'ubuhanuzi bukomeye Imana yamaye kukugezaho kuri uno munsi wa none. Ni ijambo rifite intego cyangwa teme ivuga ngo ibutsa Imana aya masezerano. Tugiye kureba amasezerano atandukanye tugomba kwibutsa Imana. Ni byinshi Imana yakubwiye, ni byinshi Imana yagiye ivugana nawe, ariko muri ibyo ngibyo Imana yagiye ivugana nawe tugiye kureba ibyo ugomba kwibutsa Imana twese duhuriyeho nk'abakristo. Ni byinshi Imana yagiye ivugana n'ubuzima bwawe, ni byinshi Imana yakubwiye yuko izagukorera, izakugezaho, ariko hari ibyo twese duhuriyeho nk'abana b'Imana. Ibyo ngibyo nibyo Mwuka yamaye kugira ngo mbagezeho mu buryo bwo kugira ngo tuzajye twibutsa Imana ibyo yatuvuzeho. Reka tubanze dusenge Imana kugira ngo ibane natwe mu nyigisho tugiye kwiga. Mwami Imana, Mana ikomeye, Mana y'ubutware, Mana y'ubushobozi, turi imbere yawe duciye bugufi cyane. Data mwiza, turakwinginze kugira ngo weze imitima yacu, kandi Data mwiza udutunganyirize kugira ngo twumve icyo wagambiriye gukora muri twebwe. Data mwiza, turi imbere yawe, turakwinginze Mwami Yesu kugira ngo uganze mu mitima yacu. Ibyo ushaka n'ibyo ushima aba ari byo bikorwa mu mwanya wo kumva ijambo ryawe. Ndagusabye Data mwiza kugira ngo nkubere umuyoboro maze wivugane n'ubwoko bwawe. Ndakwinginze kugira ngo ukingure umutima w'uyu mwene Data ugiye kumva ijambo ry'Imana, kugira ngo Data mwiza rigire impinduka, rigire impact mu buzima bwe, kandi rimuvane ahantu hamwe rimugeze ku rugero ushaka yuko ageraho. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite teme ivuga ngo ibutsa Imana aya masezerano. Twabonye yuko hari ibyo Imana yagiye itubwira, hari ibyo Imana yagiye itubwira by'umwihariko ku giti cyawe, hari ibyo yakubwiye by'umwihariko nanjye ku giti cyanjye, hari ibyo yambwiye, ariko hari n'ibyo yatubwiye duhuriyeho twese nk'abera, hari ibyo yatubwiye duhuriyeho nk'abana b'Imana. Ibyo ngibyo nibyo tugiye kureba kugira ngo tuyibutse, maze ize igira icyo ikora mu buzima bwacu. Isezerano rya mbere dukwiye kwibutsa Imana yadusezeranije ni isezerano ry'umugisha. Turasoma Itangiriro ibice 12 umurongo wa 2. Itangiriro ibice 12 umurongo wa 2. Ijambo riratubwiye, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha. Ndasubiramo, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha. Iri ni isezerano rya mbere rikomeye Imana yagusezeranije. Muri ubwo buzima ubayemo, muri iyo situation urimo, muri ibyo bigeragezo uri gucamo, jya ubibwira uti njyewe ndi umunyamugisha. Imana yavuze yuko ndi umunyamugisha kandi yamaye umugisha. Hasi usomye aya magambo harimo ijambo rivuga ngo uzakuvuma nzamuvuma. Mwene Data, ndagira ngo mubwire yuko uri imari ihenze mu maso y'Imana. Ntabwo yakemera kugutakaza mu maso y'abarozi, ntabwo yakemera kugutakaza mu maso y'abadayimoni, ntabwo yakemera kugutakaza mu maso ya Satani, ahubwo izakurwanirira
ijambo ryarambwiye ngo kubwanjye nzabyikorera, ngo ntago nzatuma izina ryanjye ritukwa, ngo kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, icyubahiro cy'Uwiteka ntago izagiha undi ku buzima bwawe. Iraje yiyubahishe muri ubwo buzima urimo, iraje yihesha icyubahiro, iraje ihindura ibintu, iraje inyuranya amaboko, iraje ikora igitangaza kizemeza abantu yuko ari Imana yavuganye nawe. Isezerano rya mbere ugomba kwibutsa Imana yagusezeranije ni isezerano ry'umugisha. Imana yabwiye Aburahamu, iramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, ngo nzaguha umugisha, ngo uzaba umugisha, ngo aho uzakandagira ngo nzahaguha, ngo kandi ngo nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, ngo kandi uzakuvuma nzamuvuma. Ndashaka kukubwira yuko umuntu wese ugusabira umugisha nawe ni umunyamugisha, Imana izamuha umugisha. Umuntu wese uhangara kukuvuma kubera yuko uri ubwoko bukomeye, Imana izamuvuma. Uwo muntu wirirwa kuroga ntago Imana izabirebera. Imana iraje igira icyo ikora kuri iyo situwasiyo urimo, Imana iraje igira icyo ikora kuri ubwo bugumba ufite, Imana iraje igira icyo ikora kuri ubwo bushomeri ufite. Imana yavuze yuko uri umunyamugisha, ntago izemera kurebera situwasiyo urimo, ntago izemera kurebera ikibazo urimo kubera yuko uri umunyamugisha. Imana ishimwe cyane. Isezerano rya kabiri ugomba kwibutsa Imana mu buzima bwawe ni isezerano ry'amahoro. Imana yavuze yuko izaguha amahoro, Imana yavuze yuko ugomba kuba mu buzima ufite amahoro. Imana igiye kwirukana ibyo bintu bikubuza amahoro, ibyo bintu bituma urara udasinziriye, ibyo bintu bituma urara ushikagurika, ibyo bintu bituma wumva amajwi akubwira nabi, ibyo bintu bituma wumva amajwi akubwira yuko bikurangiranye, yuko bicitse. Imana ntabwo igiye kubyemera, ntabwo igiye kubirebera, igiye kwirukana ibyo byose bikubuza amahoro. Turasoma ijambo ry'Imana muri Yesaya ibice 26. Yesaya ibice 26. Yesaya ibice 26 umurongo wa 3 hari ijambo rivuga ngo ugushikamijeho umutima uzamurinda ab'amahoro masa kuko akwiringiye. Ugushikamijeho umutima uzamurinda ab'amahoro masa kuko akwiringiye. Mwene data, ndakwinginze ukure ibyo wishingikirijeho, ibyiringiro byawe ubishire ku Mana. Izaguha amahoro mu buzima ubayemo, izaguha amahoro, izaguha umugisha, izaguha amahoro, izakugira umugisha, izatuma mu byo ukora byose ugira amahoro, ugira umutekano. Amen. Isezerano rya gatatu Imana yagusezeranije ugomba kuyibutsa ni isezerano ry'imbabazi. Imana yagusezeranije imbabazi. Imana yavuze yuko mu ijambo ryayo muri Yohana wa mbere ibice 9 igice cya mbere umurongo wa 9 hari ijambo rivuga ngo nitwatura ibyaha byacu ngo niyo yo kwizerwa, ngo kandi nikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Isezerano rya gatatu tugomba kwibutsa Imana, Imana yadusezeranije ni isezerano ry'imbabazi. Mu gihe cyose ucumuye jya wibuka yuko Imana ari nyembabazi, irakicaye ku ntebe y'imbabazi. Imana yagusezeranije imbabazi. Ikigusaba ni ukudakiranirwa, ikigusaba ni ukutajya mu byaha. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira neza muri Yesaya igice cya 18, muri Yeremiya igice cya 18 umurongo wa 10 ngo ariko bakanga ngo bagakora ibyangwa n'amaso yanjye ngo nzaherako ndeka ibyiza nari naravuze yuko nzabagirira. Mwene data, nubwo Imana yadusezeranije imbabazi hari aho zigarukira. Imana ntabwo ikunda abakiranirwa, ikunda abanyabyaha ariko yanga icyaha. Mwene data, mu buzima ubayemo jya ugerageza ubeho ubuzima bukiranuka, jya ugerageza ubeho ubuzima bwubaha Imana. Nabwiye abantu ndababwira ngo ibintu bitatu bituma ukundwa n'Imana kurusha ibindi. Icya mbere ni ugutinya icyaha, icya kabiri ni ukugendera mu ijambo ryayo, icya gatatu ni ukugira umutima unyuzwe.
icyo Imana idusaba mu buzima bwacu kugira ngo iduhe isezerano yadusezeranije, isezerano ry'imbabazi, ni uko tuyiringira, tukayishikamizaho umutima wacu, tukayuburira amaso, tugakiranuka, tukagerageza kugendera mu nzira zayo. Imana izagora iguha isezerano ry'imbabazi nugendera muri izo nzira. Isezerano rya kane tugomba kwibutsa Imana yadusezeranije ni isezerano ryo kubiba no gusarura. Imana yagusezeranije isezerano ryo kubiba no gusarura. Imana yagusezeranije yuko icyo uzaramburira ibiganza ugerageza kugikora, icyo uzaramburaho ibiganza, icyo uzerekezaho amaboko ugerageza kugira icyo ukora, wabanje kuyiyambaza, wabanje gusenga, izagushyigikira, kandi imbuto uzabiba uzasarura. Ijambo ry'Imana ritubwira mu Bagalatiya, Abagalatiya ibice 6 umurongo wa 7 kuri B yaho hari ijambo rivuga ngo kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Hejuru yaho kuri A yaho hari ijambo rivuga ngo Imana ninegurizwa izuru. Ni ukuvuga ngo ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Imana ntabwo igira ikimenyane, nubiba gukiranuka uzasarura ibivuye mu gukiranuka. Nubiba kubaha Imana, Imana izaguha umugisha. Nubiba kumvira Imana, nubiba kugendera mu nzira z'Imana utinya icyaha, Imana izagukunda kandi Imana izakuyegereza. Mwene data, ikintu cya kane Imana iri kudusaba ko tuyibutsa kandi ko tugendera mu nzira zayo kugira ngo isohoze icyo yatubwiye, ni isezerano ryo kubiba no gusarura. Iryo sezerano yaribikiye abayizera, iryo sezerano yaribikiye abagendera mu nzira zayo batunganye bakiranuka. Isezerano rya gatanu ugomba kwibutsa Imana, Imana yagusezeranije, ni isezerano ry'ubusabane n'Imana. Imana yadusezeranije isezerano ryo kugira ubusabane nayo. Nta muntu Imana iheza mu kugira ubusabane nayo. Niba Imana yaravuze ngo nkunda bankunda ariko abanshakana umwete bazambona, hariho ikiguzi ugomba gutanga kugira ngo ugirane ubusabane n'Imana. Hariho icyo ugomba kwigomwa kugira ngo ugirane ubusabane n'Imana. Hariho icyo ugomba kureka, hariho icyo ugomba kwitwararika kugira ngo ugirane ubusabane bwuzuye n'Imana. Imana iragusaba kuyishakana umwete kugira ngo izasohoze iri sezerano ryo kugirana ubusabane nawe. Isezerano rya gatandatu tugomba kwibutsa Imana ni isezerano ry'ubutabera. Turasoma Abaroma ibice 12 umurongo wa 9. Hari ijambo rivuga ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwanga ibibi urunuka, muhorane n'ibyiza. Imana yagusezeranije isezerano ry'ubutabera. Imana yagusezeranije kuzakurengera nugera mu makuba. Ariko hari ikintu Imana irimo iradusaba. Irimo iradusaba ko dukundana, ko dukunda bagenzi bacu hatarimo uburyarya, kandi ngo twange ibibi, ngo turangwe n'ibyiza. Icyo gihe Imana izuzuye isezerano yadusezeranije ry'ubutabera. Icyo gihe niwanga ibibi urunuka ugaharanira gukora ibyiza, nugira urukundo mu bandi rutagira uburyarya, Imana nawe izaza muri icyo kibazo cyawe. Imana nawe izaza muri urwo rugo rwawe, ikemura ibyakunaniye, ikemura ibyananiranye, ikemura ibimaze igihe kirekire, ikemure ibimaze
igihe kirekire byaranze, kandi niyo yonyine ishobora kubikemura. Ndakwinginze mwene data, muri iri sezerano tugomba kwibutsa Imana, twukurikize ibi ngibi irimo iradusaba, dukurikize kutagira uburyarya, dukurikize kwanga ibibi urunuka, kandi duharanire gukora ibyiza. Amen. Isezerano rya karindwi tugomba kwibutsa Imana mu buzima tubayemo ni isezerano ry'ubuntu. Isezerano ry'ubuntu, turasoma ijambo ry'Imana mu Bikorino ba kabiri ibice 12 umurongo wa 9. Abikorino ba kabiri ibice 12 umurongo wa 9, hari ijambo ritubwiye kuri be yaho ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Ubuntu bw'Imana nibwo bwonyine buduhagije. Ubuntu bw'Imana nibwo bwonyine bushobora kukwinjiza aho wowe ubwawe utakiyinjiza. Ubuntu bw'Imana nibwo bwonyine bushobora kugukingura umuryango w'akazi. Ubuntu bw'Imana nibwo bwonyine bushobora kukuzanira umugabo umaze igihe kinini uri mu rugo warabuze umugabo. Ubuntu bw'Imana nibwo bwonyine bushobora kusiba urwobo rw'urupfu. Ubuntu bw'Imana nibwo bwonyine bushobora gukinga umuryango wa gereza abantu bakugambaniye. Ubuntu bw'Imana nibwo budushoboza kuba tukiriho kuri uno munsi. Amen. Ubuntu bw'Imana urabukeneye mwene data. Kuri iyi ngingo ya karindwi y'amasezerano tugomba kwibutsa Imana, isezerano rya karindwi tubonye yuko tugomba kwibutsa Imana isezerano ry'ubuntu. Iri ni isezerano Imana yadusezeranije, ngo ari karamakanira, ngo arambwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Ese ni ibiki bindi birimo biraguhuza? Ese ni ibiki bindi wumva biguhagije? Ese ni amafaranga? Ese ni amafaranga wumva aguhagije? Ese ni akazi wumva yuko wageze iyo wajyaga? Oya, ubuntu bw'Imana nabwo urabukeneye. Kandi ndagira ngo ubwire yuko ubu buntu bw'Imana nibugera mu buzima bwawe hari byinshi bizahinduka. Ibyari bimaze igihe kinini byarananiranye bizahinduka maze byemere. Isezerano rya 8 tugomba kwibutsa Imana mu buzima tubayeho bwa buri munsi ni isezerano ryo gutunga. Imana yadusezeranije yuko tuzatunga. Imana yadusezeranije yuko tuzaba batunzi. Ntago Imana ishyigikiye yuko uba umukene. Ntago Imana ishyigikiye yuko uguma muri ubwo buzima budahinduka. Ntago Imana ishyigikiye yuko uguma muri ubwo buzima budafite icyerekezo. Isezerano rya 8 Imana yagusezeranije ni isezerano ryo gutunga. Turasoma Abikorino ba kabiri ibice 9 umurongo wa 8. Hari ijambo rivuga ngo kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose kugira ngo murusheho gukora ibyiza mufite ibibihagije muri byose. Imana irifuza yuko muri ako kazi kawe iguha ibiguhagije byose. Imana irifuza yuko muri urwo rugo rwawe iguha ibiguhagije byose. Imana irifuza yuko muri ubwo buzima ubayemo iguha ibyo ukeneye byose kugira ngo uyikorere ufite umutima unezerewe. Iri sezerano ugomba kuryibutsa Imana. Isezerano ryo gutunga ni isezerano Imana yagusezeranije. Ndagira ngo mwene data, iri sezerano uko bukeye n'uko bwije ujye wibutsa Imana uti Imana wavuze yuko ndi umutunzi, ndahamagara isezerano ry'ubutunzi ku buzima bwanjye. Ntago Imana ishyigikiye yuko ukena. Ntago Imana ishyigikiye yuko hari icyo ubura. Ntago Imana ishyigikiye yuko ubaho ubuzima budafite epfo na ruguru, budafite icyo utunga. Isezerano rya 9 Imana yagusezeranije ugomba kuyibutsa ni isezerano ry'ubwishingizi. Imana yavuze yuko izakwishingira. Imana yavuze yuko utazarwara ngo ubure uko wivuza. Imana yagusezeranije yuko utazagera igihe cyo gukora ibirori ngo ubure abagushyigikira. Imana yagusezeranije yuko utazagera igihe ukeneye abantu ukabura umuntu n'umwe ugushyigikira. Turasoma ijambo muri Yesaya ibice 60. Yesaya ibice 60 umurongo wa 11.
iri ni isezerano ry'ubwishingizi Imana yaduhaye. Turaza nanone gusoma Yesaya ibice 46 umurongo wa 11. Tuanze dusome Yesaya 60 umurongo wa 11. Hari ijambo rivuga ngo amarembo yawe azahora yuguruye iteka, nazugarirwa ku manywa na nijoro. Imana yagusezeranije yuko na amarembo y'umugisha ku buzima bwawe azahora yuguruye. Amarembo azana ibyiza ku buzima bwawe azahora yuguruye. Imana ihora ifunguye imiryango kubayisenga no kubayisengana umutima ufite guca bugufi, no kubayisengana umutima ufite kumeneka, no kubayisengana umutima wishakana umwete. Icyo Imana igusaba ni uko usenga ufite umwete, ni uko usenga ushizeho ibyiringiro ku Mana yawe. Ikizagusezeranya ni ukora ibyo ngibyo. Imana iravuze ngo amarembo yawe nazahora yuguruye, nazigera akingwa. Ku murongo wa 16 hari ijambo rivuga ngo uzonka amashereka y'amahanga kandi uzonka amabere y'abami. Imana iravuze ngo igiye kukuzanira abantu aba destiny helpers, abantu bafata ubuzima bwawe bakabushyira mu cyerekezo. Imana igiye kukuzanira abantu baguha umugisha. Imana igiye kukuzanira abantu bagufata amaboko, abantu bagushyigikira, abantu bagushyigikira muri iyo business ushaka gutangira, baguha ibishoro, abantu bakwizera, abantu bakumva, abantu bagutega amatwi. Abo bantu urabakeneye, Imana irabaguhaye. Abantu bagusapotinga, abantu bakubwira tuzabishobora, abantu baguencouraginga, abo bantu urabakeneye. Imana irabaguhaye mwene data. Ku bice 46 bya Yesaya umurongo wa 11 hari ijambo rivuga ngo nzahamagara igisiga cy'amerwe kiva iburasirazuba, ari wo mugabo ufite imigambi yanjye uturuka mu gihugu cya kure. Imana iravuze ngo izahagurutsa amahanga kugira ngo utabarwe, ngizahagurutsa nawe utakekaga yuko baguha umugisha, na babandi wumva yuko badafite icyo bakumarira, wenda arabo hejuru batakumva kubera yuko we wishyira muri kategori isuzuguritse. Imana iravuze ngo izaguha umugisha kandi izahagurutsa igisiga cy'amerwe. Igihe muri Isirayeli hari harateye inzara, mu gihe basengaga ibigirwamana, Imana yayoboye Eliya ku kagezi k'Ikereti ngo itegeka ibisiga kujya bimuzanira inyama n'umutsima. Imana muri icyo kibazo, mu gihe abandi bazabwirirwa, wowe ntuzabwirirwa. Mu gihe abandi bazagera mu kibazo cy'uko bafite krize y'ubukene, wowe ntuzagira krize. Mu gihe abandi babuze amafaranga yo kwishyura abana ishuri, wowe ntuzayabura. Mu gihe abandi babuze amafaranga yo kwishyura inzu, wowe ntuzayabura. Akirwa ubuhanuzi mu izina rya Yesu. Isezerano rya 10 ugomba kwibutsa Imana ni isezerano ryo kubaho kw'Imana. Imana yagusezeranije ryuko izabana nawe. Iri ni isezerano Imana yadusezeranije. Turarisoma muri Yesaya ibice 43 umurongo wa 2. Iri ni isezerano Imana yagusezeranije ryuko izabana nawe. Haravuga ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi nizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Kubera yuko uri kumwe n'Imana uzagera mu burwayi, Imana ibigutambutsemo amahoro. Uzagera mu bugumba, Imana ikingure ukubona urubyaro. Uzagera mu bushomeri, Imana ikingure umuryango w'akazi. Imana izakingura umuryango wa promotion. Imana izakingura ubona inzu yawe. Imana izakingura ujye mu mahanga. Imana izakingura imiryango y'umugisha, kubera yuko ari isezerano Imana yaguhaye. Amen. Aya ni amasezerano Imana yadusezeranije. Abizera Imana, abana b'Imana, tugomba kuyibutsa. Aya ni amasezerano 10 ugomba kwibutsa Imana. Ndagira ngo ubu butumwa niba bugufashije usangize abandi, kandi ntibagirwe gukanda subscribe ku Ikamba Calvary TV. Nyemerera dusenga n'Imana kugira ngo ishyigikire ijambo ryayo. Mwami Yesu, Mana ikomeye, Mana y'imbaraga, Mana y'ubutware,
ijambo ryawe ritubwiye neza yuko hari amasezerano watubwiye tugomba kwibutsa, tugomba gutaka, tugomba kukwibutsa mwami Imana. Ndakwinginze ijambo ryawe rigere mu mutima w'uyu mwene data, ryera imbuto kandi rigwire, rikora icyo waritumye mu izina rya Yesu. Satani ajya yiba ijambo, ndamwirukanye mu izina rya Yesu. Reka ijambo ryawe ryera imbuto kandi rigire impact mu buzima bw'uyu mwene data. Umwigisha n'umwigishwa basangira ibyiza bivuye mu ijambo ryawe. Ibyo ushaka n'ibyo ushima aba ari byo biganza mu izina rya Yesu. Amen. Shalom shalom.